Beto, umva gira ujya kwandika n'isubizo. Ntabwo njya guhaha nararongora pe Ngo guki? ntabwo bibaho. Umva jya kuzana ndisonzeye da. Ndapfuye. Umva. Haga inyama tuzigura ngahe? Ntabwo njya guhaha. Urabuswa n'iki? Ikibazo gikomeye cyane. Ibyo bibazo byawe bijyana ahandi ntubinzane. Jya guhaha. Ariko ufata hano si ibyo ufata. Uretse. None rero narumiwe. Nk'uyu nguyu wundi. Mvuze gute? Jya guhaha. Fata hano. Uretse. Ese none Ikibazo. warwaye iki se ibinini n'ibye? Ikibazo. Ngwiki? Ikibazo kimaze iminsi myinshi. Myinshi cyane. Aha. Mvuze ko nshonje. Mvuze gute? Birakomeye. Ibiki bikomeye? Ubundi sinzi icyo nzakora. Ariko senda ry'ubugari ndibitoki ndaby'amakaroni. Ariko harabiravamo byose. Umva ikintu nshaka ni ukujya guhaha kandi ukantekera vuba mukanya nifite gahunda. Nabuze uriya ntabwo uzi ikibazo mfite. Kirakaze. Kandi n'ubwo Akuse ubundi wowe? N'ugomba kugikemura. Njyewe kandi? Byanze. Kamera. Ubundi nakaba ndi kuri live nona. Umva gira vuba. Urongeye wisiga bya bintu bimitana. Biguhitana? Umva gira ujya guhaha nigira muri gahunda zanjye. Reka nkubwire iminota 5 cyangwa 7 yonyine Byiki? 7 gusa. Asa ubundi karabaye. Ibi byunzwe se byo ni ibyiki? Byakaze nakubwiye ngo byakaze. Byakaze. None batutubikanye wajya bakumenya amazi ese mana yawe. To uzi nakubwiye ko nshonje kandi nkeneye kurya. Ibyo byunzwe wabize ugenda ubyihanagure. Ntabwo byabaho. Ndenda gupfa ngiye gushira mu mwuka arabura iminota 5 niyo nyine nkeneye mu buzima. Ugashama umwuka. Nje se ko mbura ibirinza rikanyica. Nyine nuwasoje ndahita nkukora ibintu byose wifuza. Sozi iki se kandi? Biranze. Ibiki? Byanze. Ngaruke hano wasoje ibyo Oya mawuje umva umva mbere wigenda. Ndetse kugenda gato cyane. Gata gakize. Ese ubundi kwamba nawe wifasha 4 gusa. 5 ivuyemo ntayigabanyije. Noneho rero shaka menye ibintu bikibamuye. Karabaye. Mawuje. No munsi byagenze ute none? No munsi ntago ari nk'indi minsi isanzwe. Bera Ni hatari. Yes, amakuru ya boss muracyavuga? iyi boss turavuga. Boss ariko namaze igihe kinini. Cyasi ko mama nta gahunda afite yo kugaruka. Ko mabusha boss ajya amafaranga menshi burano uko ubunyiga Gute se kandi? reba nka buriya kuratugura ibirayi ku kirikiro. Tugiye tubarisha tukagura nk'ibiro 5 abantu babiri.
biro 5. Biro 5 se byamara igihe kingana biro 5 njye reka mbanze nkwe bije y'ibiro 5. Biro 5 kenshi na kenshi n'ubuhari, kenshi na kenshi nurara mu rugo n'ubuhari. ubwo sakana ko kutara mu rugo kandi ngombwa kukambwe. Oya njyewe mba ngira ngo nkibutse nkubwire ko ibiro 5 byamara ukwezi, ukaza nkagukubitira agafiriti kawe k'akanusu ka wenyine uramenye inusu ubwo yamarira. Oya nanjye ayo mafaranga make ukagituma nkakwereka muri iki gipangu urana uko tutakwibiba. Ntabwo nawe ikubwira ngo nkunda ko umfitiye nk'umbwira muri iki gipangu yarakaze ibyo tubireke. Oya shambira tubizwa n'ikundira story ibyo ngibyo nzabikubwira ahubwo ujye nk'uduceri ducyanywereke duceri ducyanage nigire gutereka. Abakobwa b'iki gihe udafite amafaranga ntabwo wabafatisha reka nese ubu nawe ushaka kujya ujya gutereka. mabuja urabona nakuze shaje nacecuye wowe agakoma hano ntabwo nabikubwira ngo byumve. ubu ushaka kujya ujya gutereka nawe ubibona ni bogari. woya abakobwa baransariye ntumbwire ndajya ku muhanda bakavuza induru oya bagasara. nese mbwira ukuntu twaba tubigenza nyine kugira oya wowe tuzatugura ibiro 5 by'ibirayi, umuceri ibiro 2, andi mafaranga yabeho make bose barakusigiye amafaranga menshi cyane. ubwo se uba wayabonye ayo mafaranga uri kubwira nawe bose arakohereza. N'ejo bundi nabonye message yakohereje muri bari magana ntabwo mbyibuka ariko yakohereze message nini nanjye ubwanjye bintera ubwoba bwo kwisoma. Ntabwo nayisomye ariko nyine yanyuze mu maso gusa y'amafaranga. reka nkubaze nanga yumva najya mukajya guterekana ariko kazanyereka bazakwereka abashiri njye niyo wajya uma feni yose feni se ubu ni menshi. feni ni menshi nawe ntabwo ari menshi uzabuma ngazi wenda numvaga ari nka 5. ntabusha 5 byamara iki nisi ugutereta gusa ikintu waba ugiye gukora. no ina nuko ndutarenze kukubwira neza ina haba abakobwa sinumvaga ari abana bagenzi bawe tuzagenda ugatereta muganira biraho byaranze. narabigerageje inshuro nk'igihumbi byaranze finally ko burure njya mbona nanjye wagira indese kandi oya buriya nkagutya mabugereka wowe wazareba n'ukuntu ugira buriya nkareba nanjye ukuntu nakwigenza. ikintu mpfa nawe ni kimwe turaganira ni sawa biba bimeze neza warangiza ukamenyera ariko kumenyera mabuja wanyatsa yo gutereta ngenje muri ibyo bintu byawe gute. oya uriya reka nkubwire uri kumva nese nazajya gutereta ndutarabanje kwitoza kubanza kumenya ukuntu nzambigenza. umva reka nkubwire rero iyo utangiye kunzana muri nuza zawe urabizi ko njye nawe tuba birangiye n'ibyo bintu byawe amafaranga gutereta ntabwo mabuja none se umvanye zibaho oya iyo wishimye hano n'aha ngaha hose biba bibabariramo jya uhishimira gutya rimwe ntabwo ubabara n'aha ngaha gutya hirya bakuseto reka nkwibwire inkuru rero ako gutya ndumanura abaturanyi reka nkubwire uri kumva muri iyi karitsiye habamo abaturanyi benshi bareba uri kumva bariya n'ibitabareba none bigahura no kumuraho. oya ntabwo sorry kabisa yihanganire mabuja nari ndi kukubwira nkakuri umuturanyi ushobora kwinjira mu gipangu akahita areba directeo byabaye. niyo mpamvu ambara neza mabuja rero reka nkubwire ntabwo uzi amakuru agezweho. wa mumotari wakuzanye sibuka kuzana igihe mpita nkubwira mota wa mayiri ufite ukangeza ku isoko nkahaha ndagenda ndamazi ati se mota ku gikuzimu nangaye numvaga yanjyanayo nkamwishyura ikuzimu baramwe habaye amafaranga ya kashi
ikibazo cyawe ugira na toroma none se ushaka kujya ikuzimu gutara amafaranga uzi amafaranga bikuzimu inyiherera sitori urabizi ko njye nikunda ndamubaza moto kujya ikuzimu nangahe uzi igisubizo yansubije yewe umumotari wa kashi ngo jya mu ipine makugereza ubu ubundi reka nkubwire iyo utazaho ibintu byo kunshotora unkoraho ugira gute uransetsa pe ase kumeruka ejo bundi do ino misatsi hano wagiye ari umukara none ugarutse yarahiye yarabaye shokora ejo bundi uzagenda uzayabaye umutuku nta kintu wavuga mukara utangiye kunseka none dore sitori insetsa uyivuyeho utangiye kongera ibyo ntabirenze nari kukubwira ibintu by'abaturanyi muri aba bagenda batuvuga ibintu byinshi kwa mabosha wanjye rimwe umusatsi wo wari umukara undi munsi umusatsi ukaba wabaye shokora ejo bundi bazanavuga ngo wagiye mu muhondo ngo ntabwo bosi ngo agabura urabaza baravuga uri gukabya oya na reka reka ako mabosha reka mwibwirire nakubishije ko nkora reka mwibwirire amakuru agezweho muri karitsiye uvuga utankozeho nagukozeho kandi urebe hasi mu ndebe ngende ndebe hasi mvuga ureba hasi ndebe hasi ntinkurebe ndareba hasi ntinkurebe noneho mabosha rero reka mubwire inkuru zigezweho muri karitsiye wa mvuga ureba hasi ntundebe naharebye hasi gusa niba ari intumva oya inumva kera rero papa yarambwiye ngo bigeze kubaga inumva muri karitsiye ninjye muntu wa mbere ko hari inyama yayo ya mbere igisi umenya nanayiriye idahiye nginumva n'agasimba kagufi hari umutsi nzaguterura si ureba urabona ko umuntu afata itasi akayirekura hasi kamanuka nzagutera ngo utunde uburyo umanyuka urwo rutwe rwawe n'ibyo bintu byuzuyemo bigasandana wenda urazasigara uri mu kongeranya n'itasi basi yongeranya n'ifasi ureba hasi wa gicucu reka mubwire reka nshyireho agakingirizo uzi mubwire yongeranya ni sorry kabisa akayunguruzo vuga ureba hasi uzi buri ugiye yongeranya n'ifasi ukareka itasi irekuye directed imeneka ariko ivaze igenda imenekaho gake gake ponyo nanjye buriya niko wabona nameneka none amakuru kudeba sorry kabisa reba hasi ngakomeza story nabuje dore nabikubwiye bagiye wambara neza ikibazo cyawe nicyo ngicyo nakubwiye ntundebe yego ntabwo nongeye reka turamenya tutari umumotari noneho uri kumva ntundebe ningure dupfa kutumva kwawe reka nakubwiye ko nari iyi numva mu ba mbere niyo mpamvu urabizi ndakwanga mu buzima sinzi impamvu muri bino bintu wamakuru ayiwe ndapfuye apfupfuka wamakuru ziba mpabuje reka nkubwire ari nayo wigira nzakuritura ariko ejo bundi kuri la botike nabonye gada ajyayo sinzi ibinini bamuha ariko babyita viagara nzaza nakumwereye viagara nk'igihumbi maze ubu nzakuritura ayo mata kugenda undata ukaraga buri kanya ukaraga nzakuritura reka mubwire mawe ubu ngubu byakaze ni wowe bitera ahantu hose ubu ndakurongoye birabaye